dutangira batwereka umugore n'umwana bari kwiriba. Aho kanya umwana abona umugabo umeze nkaho yapfuye, umugore arangira aramufata amushyira ku ifarashi ye, barangira mujyana mu cyaro wabo batangira kumuvura. Twihuse nyuma y'amezi make batwereka muri cya cyaro abaturage bose bateranye bari mu birori, barangira batwereka na musore bavanye mu mazi akiryamye akiri muri koma. Aho kanya abaturage ba cya cyaro bahise baterwa, barangira batwereka abasirikare benshi baza bica batitaye ku muto cyangwa umukuru. Umukecuru mukuru wa cya cyaro ahita atangira kurira cyane atabaza Imana yabo ko yakwerekana igatabara abaturage babo kuko bo nta bushobozi bari bafite bwo kurwanya abo basirikare. Nyuma batwereka wa musore wari umaze amezi menshi muri koma, yumva urusaku rw'abantu baboroga agahita akanguka. Wa mwana na wa mama bamutorogoye bahita batwereka bafataho icumu n'umusirikare agiye kubica. Wa musore yahise azana icumu arangira atera wa musirikare wari ugiye kwica wa mwana na mama we. Abandi basirikare babibonye bahita baza nabo batangira kumwataka, gusa wa musore nawe bajyamo abakubita atababarira. Ageze no kuri shefu wabo mukata umutwe, maze abaturage bose bahita bamupfukamira batangira kumushimira, bamuhamagara Mesiya ko babonaga ari Imana imuzuye kugira ngo aze kubakiza. Nyuma wa musore yahise atangira kubaza amazina ye, maze atumenya ko atizi ko nta kintu na kimwe yibuka. Wa mwana wamutoraguye yitwa Juju ahita aza amusezeranya ko azashakishiriza ahantu hose mpaka amenye uwo ari we, nk'indishyi y'uko amukijije we na mama we hamwe n'igiturage cyabo cyose. Twese nyuma y'imyaka 30 batwereka umugabo umeze nk'ahandi twatangiranye filime injira muri gari ya moshi. Barangiye batwereka muri gari ya moshi harimo n'abandi bakobwa benshi bari gucanirana amasiri nk'abantu bari kuri misiyo. Umukobwa umwe yakuye muri laptop arangiye akenga feruje zaho hafi, bituma umukobwa wo mu kiraro ugiye ku ishuri naho aza gutega gari ya moshi. Gari ya moshi maze akanya itangiye kugenda, wa mukobwa wakinze feruje arongera akinga imihanda ya gari ya moshi, maze ya gari ya moshi barimo ahita yiyo. Babakobwa bari gucanirana amasiri bahise bahindura imyenda, maze bahita batwereka bose bafite imbunda. Abagenzi mu gihe bakiri kwibaza ibiri kuba, babakobwa bahita basohoka babatunga imbunda, babwira ko ubu ngubu gari ya moshi yabo yashimuzwe. Twihuse umusore umwe w'umupolisi wari muri gari ya moshi yahise yataka umwe mu bakobwa asaba abandi gushyira imbunda hasi. Wa mugabo w'ipfuko nawe wari muri gari ya moshi ahita aza akubita mu polisi arangira anamuhambira, abwira abandi ko umuturage urashaka kwigira intwari ko arahita amwica. Wa mugabo yahise abaha n'urugero arangira yicira umudamu we kuri kamera kugira ngo yereke isose ko nta mikino afite. Arangira ahita afata n'icyombo atangira kuvugisha nawe muri control ya gari ya moshi, abwira ko ashaka umuntu uzi kunegosiya kugira ngo abe ari we bavugana. Bidatinze umupolisi kazi w'umushefu mukuru witwa Narumada yahise aza arangira atangira kunegosiya nawe. Narumada abaje umugabo icyo ashaka, buri nawe amusubiza ko yamuririmbira indirimbo iyo ari yo yose ashaka. Narumada byabanze kumucanga, gusa yumvisha umugabo ari seriye atangira kumuririmbira. Wa mugabo acyumva indirimbo abwira Narumada ko indirimbo ari kuririmba ifite iminota 5 n'amasegonda 18, nguko nirangira minisitiri w'ubuhinzi ataraza ngo batangire kuvuganira ku cyombo ko ahita atangira kwica abaturage nk'uko yesha wa mudamu. Narumada yahise ahamagaza minisitiri w'ubuhinzi, maze umugabo ahita azayitotomba, gusa Narumada amwibutsa ko bari guca kuri televiziyo. Minisitiri agifata icyombo, wa mugabo amusaba ko bakina game, minisitiri yayitsinda agahita arekura imbohe zose. Minisitiri yahise yemera, maze umugabo amubwira ko ikibazo cya mbere ari 10,281. Minisitiri amubwiye ko atazi ibyo ari kuvuga. Wa mugabo amubwira ko wari umubare w'abahinzi biyahuye mu mwaka umwe gusa, akaba ari nacyo gihe amaze kubuyoboza. Minisitiri yahise asaba umugabo ko yamubaza ikindi kibazo, amusezeranya ko akiragikora. Wa mugabo yarangije arongera abaza minisitiri ngo umukire agiye kwaka inguzanyo yo kugura Mercedes Benz n'umukene akaka inguzanyo yo kugura ikamyo yo guhinga, ninde yabona inguzanyo yishyurwa make? Minisitiri yahise aseka umugabo arangije amusaba kurekura imbohe zose ngo kuko igisubizo yakizeye neza 100%. Minisitiri arangije amusubiza ko umukene ari we bazi inguzanyo yishyurwa make kurenza umukire. Umugabo nawe yahise aseka minisitiri arangije amubwira ko leta yabo yamunzwe na ruswa kurya umuntu wa minisitiri adafite information ziri basic kuri minisiteri ayobora. Umugabo arangije amubwira ko umukene ugura ikamyo yo guhinga afatira inguzanyo ku nyungu ya 13%, mu gihe umukire ugura Benz ayifatira 8%. Minisitiri yabonye ko asebye arangije asaba imbabazi umugabo, amusaba ko yamubaza ikibazo cya nyuma. Umugabo nawe amubera umwana mwiza, amusaba gufata ikaye n'ikaramu ngo ko ikibazo cya nyuma cyo cyoroshye. Umugabo yahise asaba minisitiri kwandika 409,713, amubwira ko bafite iminota 15 gusa yo kubara amafaranga yose bashyize kuri konti yaboherereje muri email. Minisitiri yahise abwira umugabo ko ayo mafaranga ntayo bafite, maze umugabo nawe amugira inama yo kuguza abakiriya bafatanya kwiba igihugu. Minisitiri amubwiye ko nta mukiriya wabaguriza ayo mafaranga. Umugabo amubwira ko nyuma y'iminota 10 gusa hari umubusinessman uramuhamagara akayabaguriza. Wa mugabo yahise yegera wa mwana w'umukiriya wari muri gari ya moshi, amusaba kumuhamagarira se, amusaba ko yamubwira ko Vikram Ratore yashimuse gari ya moshi arimo, ko kandi natabona amafaranga ashaka ko arahita amwica n'abandi baturage bose bari kumwe muri gari ya moshi.
Wa mwana yahise ahamagara se Mr. Kari amubwira ibyo bamubwiye, gusa umugabo acyumva izina rya Vikram Rathore aratungurwa. Umugabo kuko yakundaga umukobwa we byo gupfa, ahita ahamagara Minisitiri w'Ubuhinzi ako kanya amubwira ko amafaranga yose bashaka arayabaguriza. Nyuma kakobwa kahise gatuka Vikram Rathore kamwita igisambo cy'ingufu n'umwicanyi. Vikram Rathore n'agahinda kenshi aramwegera amubwira ko nta cyazi, aranyatangira kumusobanurira uburyo abakire nka se bakoresha amafaranga yabo bagashyiraho abapolitisiye bashatse, ubundi bagakora ibyaha by'indengakamere nta nkurikizi. Vikram Rathore yahise ahamagara umwe mu bakobwa bakorana witwa Kariki, aranyatangira kubabwira story ye, abwira ko se uyu mukobwa yari umuhinzi, gusa umunsi umwe ko yafashe inguzanyo yangiza akaguramo ikamyo yo guhinga, yamara kwezi imvura nyinshi ikagwa ikamwangiriza imyaka yose. Banki ije kumwishyuza abwiye ibyabaye banga kumwumva, bamukubitira muri rubanda banamwamburira ubusa imbere y'umukobwa we, maze umugabo kubera isoni n'ikimwaro birangira yiyahuye. Banki yaje gufatira imitungo y'aba mugabo baranje barayijyana yose. Ku munsi ukurikira bagaruka bari mu kiriro batangira kwishyuza n'umugore ngo inyungu ibura. Kariki wari wabajwe n'uburyo abagabo batumye se yiyahura, ahita afata isuka yarira aho hafi, arangiye kubita mu isaha y'ikigabo cyari kiri gufata nyina, maze Kariki ahita akatirwa igifungo cyo kujya muri gereza, ariko ayo mabandi yo ntagira n'umwe ufunga. Vikram Rathore yahise akomeza na story ye abwira ko buri mukobwa wese bari kumwe yakorewe ihohoterwa na leta, mu gihe abagabo b'abakire nka se wa Aria ngo iyo bahombye bakereka leta icyabiteye bo bahita bakurirwaho umwenda wose, ngo ko bigaragara ko nta mafaranga binjiye. Vikram Rathore yahise anababwira ko atari abicanyi, ahubwo ko kazi k'abarurwana abapolitisiye babi n'aba businessman badindiza igihugu. Arangiye atahagurutse n'aba mukobwa barashe kare, ahita ababwira ko nawe bari kumwe ko batakora ikosa yo kwica umuturage. Twihuse Minisitiri w'Ubuhinzi yohereje amafaranga ba Vikram, barangiye nabo bamubwira ko bagiye kurekura imfungwa. Ba Vikram barangiye bafata amafaranga yose bari imyenda y'abahinzi bose bo mu gihugu, maze abaturage bose bari muri gare ya moshi bamenya ko koko ba Vikram ari abantu beza, barangiye bahita bemeza kubafasha kugira ngo leta itabafata. Nyuma Narmada yafashe ingabo barangiye baza gutegereza ba Vikram ahantu gare ya moshi iraza guhagarara. Ba Vikram nabo barangiye aba abaturage bose za maske barazambara, ya gare ya moshi igeze kuri station. Ba Vikram bari kura byatihagaze byuzuye imyotsi ahantu hose, n'abaturage bose basohoka muri gare ya moshi bambaye za maske, maze polisi buri bifata n'uwireka kuko abaturage bose bari bambaye kimwe. Ku rundi ruhande batwereka ba Vikram batorotse bari guhindura imyenda. Vikram Rathore arangiye akuramo n'ikimaske yari yambaye, turageze tumenya ko atari umugabo ahubwo ko ari umusore, ndetse n'aba bakobwa bose bari kumwe bakaba ari imfungwa. Vikram Rathore akaba ari umuyobozi mukuru w'iyi gereza, ndetse n'amazina ye nyakuri akaba ari Azadi. Vikram Rathore akaba ari izina akoresha kugira ngo ahishe imyirondoro ye. Badusubije kuri Narmada batwereka Mr. Kari ari kumutonganya ari kumubaza uburyo bamucitse. Narmada arangiye abwira Mr. Kari ko abaturage bose bari ku ruhande rwabo, ngo n'umupolisi ari muri gare ya moshi akagombye kuba amakuru ko yaburiwe irengero. Narmada yahise abwira Mr. Kari ko abantu atari abajura basanzwe, ahubwo ko bafite indi misiyo nini bariho, amusezeranya ko undi munsi nibongera kugaragara muri public ko azakoresha imbaraga ze zose akabafata. Twihuse nyuma y'iminsi batwereka Azadi ari kumwe n'umumama wamureze witwa Kaveri, bari kwitegura ngo bajye guhura n'umukobwa bamushakiye. Azadi agiye guhura n'umukobwa asanga ari umwana w'imyaka 8, abajije aho umukobwa ari, bamubwira ko bagombye guhura yabuze umwanya kubera akazi kenshi, ngo gusa kohereje umukobwa we ngo namushima nawe ko araba yamushima. Azadi yahise asohokana na Suji, arangiye atangira kumuganiriza amubwira uburyo azava mu papa mwiza uzajya anamurinda. Suji amubajije nimba azajya anamukangira abarimu bamukubita. Azadi amubwira ko ibyo byoroshye, maze Suji ahita amufata ifoto amubwira ko ari kwereka mama we kandi ko araza kumuvuga neza akazatereta nyina. Ku munsi ukurikira Kasuji kamagaye Azadi kamubwira ko katsinzwe ku ishuri ko aza kakavuganira. Azadi wari wemeje kuba papa ahita agenda avugana n'abayobozi b'ikigo agasabira imbabazi, abwira ko azajya kwigisha nikazajya kagera mu rugo. Azadi na Suji bahise basohoka baserebura ko Suji yari ubwa mbere atsinzwe ntibamukubite. Kasuji karebye ku ruhande kahita kikanga kabonye nyina ari kuza yarakaye. Azadi nawe akimubona ahita yikanga ko nyina wa Suji ari Narmada, akaba ari we chef we mukuru mu gipolisi, akaba ari nawe ufite kese yo guhiga Vikram Rathore nk'icyebe gikuru cyazengereje leta. Twihuse Azadi yahise ajya ku ruhande arangiye atangira kuganira na nyina wa Suji. Narmada amubwira ko Suji yamumushimiye bitavugwa, amubwira ko nawe yamukunze, gusa amusaba kutazabatenguha cyangwa abatererane nka se wa Suji. Azadi nawe yari yakunze Narmada, yahise yigira inama yo kumubwira ko ari Vikram Rathore ngo anamusobanurire impamvu y'ibyo akora. Azadi atangiye kumusobanurira, Kasuji gahita kaza kamuca mu ijambo, bituma Azadi n'undi wari wifitiye ubwoba ahita asubika ikiganiro. Twihuse nyuma y'iminsi Azadi na Narmada batangiye gusohokana ahantu hose, maze urukundo rwabo ruragendera rakura birangira Azadi anamupropoje. Narmada nawe yapfiriye Azadi amwemera kuzamubera umugore,
gusa musaba kutazamutenguha ngo ubundi muntu utandukanye n'uyu Azadi yakunze. Ku munsi ukurikira batwereka minisitiri w'ubuzima yasuye icyaro kimwe ari kubeshya abaturage, ariko babwira ko kuva yaba minisitiri ibitaro by'ubuhinde byose yabivuguruye akabiha ibikoresho byose ibitaro bikenera, ngo ubu ngubu ko nta n'umuyobozi ukijya kwivuriza hanze, ngo kuko n'agakirinike gato ko mu Buhinde kaba gafite imiti yose nkenera. Minisitiri uko yavugaga batwereka ahubwo realite yo mu Buhinde nta gikoresho na kimwe bafite, ahandi umuriro baburiho bari kubaga barangiza bagacana za buji. Minisitiri yahise anongeraho abwira abaturage ko hagize n'umurasa atakwirirwa ajya ku bitaro bya kure ko yakwivuriza kuri ibi bimwegereye. Ba Vikram Ratore bari mu bitabiriye iyo nama barita mu gutwi barangiye bahita bemera challenge. Umukobwa umwe akuramo imbunda ahita arasa minisitiri w'ubuzima mu rutugu. Minisitiri bamushyize muri ambulance ngo bamujyane, ba Vikram bahita baza bahinduranya za ambulance bashimuta minisitiri, maze ibyegera bya minisitiri bitwara ambulance irimo ubusa. Minisitiri w'ubuzima bamuzana muri bya bitaro byabo hafi yavugaga ko byamuvura. Nyuma minisitiri w'ubuzima bahise bamwinjiza mu bitaro. Ba Vikram Ratore barangije bahita bahakinga amateleviziyo yose yo mu gihugu kugira ngo bereke abaturage bose realite y'igihugu cyabo. Umuganga ese abwira ba Vikram ko guhera ku ipamba ga arikore n'urushinge ko nta kintu na kimwe bafite, mbese ikintu cyonyine bafite ngo ni icyapa kimanitse hanze cyanditseho ko hano hari ibitaro. Twihuse Narmada ese amagara Vikram amubaza icyo ashaka kugira ngo abaye minisitiri ajye kuvuzwa. Vikram Ratore arangira amubwira ko kuri no nshuro noneho ikintu ashaka ari ukuri gusa. Vikram Ratore yamubwiye ko mu myaka 3 ishize ibi bitaro byapfiremo abana 60 barangiza bakabigereka ku mukobwa witwa Dr. Iramu. Vikram Ratore asaba ko uwari minisitiri w'ubuzima icyo gihe yajya kuri televiziyo akavugisha ukuri kose yabyanga. Uyu minisitiri uriho n'ubundi bafatanyije agahita apfa. Mr. Kari wa mukire twatangiranye yahise ahamagara wa minisitiri icyo gihe amusaba kujya kuri televiziyo akavuga ukuri kose, ngo kuko uriya minisitiri barashe ari umugabo wamushikiwe. Umugabo yahise abwira Mr. Kari ko bombi bafatanyije ko naramuka avuze ukuri kose ko barahita birukanwa mu kazi. Mr. Kari namusubiza ko iby'akazi ko azabashakira kandi ngo gusa nareka umugabo wamushikiwe agapfa ko nawe arahita amwiba. Twihuse wa mugabo yahise ajya kuri televiziyo arangiye atangira kuvuga ukuri kose, avuga ko mu myaka 3 ishize abana 60 baje mu bitaro Dr. Iramu yarimo afite ibibazo by'ubuhumekero. Dr. Iramu yamagara minisitiri amwakaza oxygen akamutuka akamubwira ko bifite process bicamo ko atapfa kuzimuha gutyo. Dr. Iramu yabonye ko abana bashobora kumupfiraho arangiye kwiginga abantu bose azi ngo arebe ko baramuteza za sirinda. N'igihe aziboneye Dr. Iramu ageze ku bitaro asanga abana 57 bamaze kwitaba Imana ntacyo afite yakora. Ba minisitiri b'imiti babonye ko bishobora kubakoraho barangiye babekera Dr. Iramu ku munsi abana bapfira yanyweye ibiyobyabwenge, banahakana ko umunsi atigeze bahamagara abaka za oxygen. Umucamanza mukuru yahise akatira Dr. Iramu igifungo cya burundu. Ababyeyi b'abana n'igihugu cyose bamuvumira kugahera. Uyu minisitiri barashe arangiye asubira no kuri televiziyo akomeza guharabika umukobwa. Birangira Dr. Iramu abaye igicibwa gutyo muri sosiyete. Nyuma Vikram Ratore yahise abwira Narmada ko hari ikindi cyifuzo afite, amubwira ko muri email yamwohereje liste y'imiti n'ibikoresho bagomba kujyana mu bitaro 230 bya leta, ngo kandi ko abaye amasaha 5 gusa niba yarenza ko arahita yica minisitiri. Narmada yahise abwira ababishinzwe maze kuko mu masaha 5 gusa ibitaro byose biravugururwa n'imitaba minisitiri wahoraga biba ijyanwa mu bitaro. Abaturage bose b'Ubuhinde bahita batangira gushimira Vikram Ratore ko ibintu byafataga imyaka 20 bari arimo kubikora mu masaha 5. Twihuse Vikram Ratore yahise ashimira Narmada aranyamubwira ko afite icyifuzo cya nyuma, amusaba ko yamwohereza helicopter yamuvana hano ubundi agahita amuha minisitiri. Narmada yahise yemera maze ba Vikram Ratore nabo bazengurutse ibisasu bya bitaro byose. Ku mugoroba ya ndege yageze ba Vikram Ratore bavumbura ko Narmada yabagambaniye akazana na batayo y'abapolisi. Ba Vikram bahise batangira guturitsa bya bisasu maze barwanya abapolisi berekeza ku ndege. Narmada abonye Vikram ari kwirukira ku ndege ahita amukurikira arangira asimbuka amukuramo mask yari yambaye, gusa kubw'amahirwe make ntiyabasha kumubona mu maso. Narmada yahise atwara ya mask arangiye gupimisha DNA kugira ngo bamenye nyirayo. Gusa muganga amubwira ko imisatsi yari muri ya mask yari y'abantu benshi batandukanye ko bitakunda kumenya nyirayo. Narmada yahise afata igishushanyo cya Vikram Ratore yambaye mask arangiye asaba sekreteri we Irani ko yamushakira abantu bazi gushushanya neza bakamuvanaho mask. Narmada arangiye abwira Irani ko ubu agiye gukora ubukwe, ngo nagira icyo amenya azahite amumenyesha. Twese ku munsi w'ubukwe batwereka Narmada na Azadi basezerana imbere y'Imana n'amategeko. Ku mugoroba bageze mu rugo noneho Azadi yemeza kubwiza Narmada ukuri kose, gusa atangiye kuvuga. N'abakobwa bo muri gereza bahita bamuhamagara bamufelicita. Narmada nawe agiye gufata telefone ye asanga Irani yamwohereje amafoto y'umugabo we amubwira ko ari we Vikram Ratore. Narmada yahise akuramo imbunda ageze ku muryango kubitana na Azadi amubaje impamvu yamubeshye. Azadi amusubiza ko uyu munsi ari kumubwiza ukuri kose. Narmada n'uburakari bwinshi
ahita arasa Azad mu rutugu. Abakobwa be babyumvisha muri telefone bahita baza gukiza shefu wabo. Gusa bitunguranye ba Narmada nabo bahita baterwa n'andi mabandi ya Mr. Kari atangira kubarasa. Baranje bahita bashimuta Narmada na Azad babajyana iyo bibi. Twihuse ya mabandi yahise atangira gutuka Narmada bamushinja gukorana n'umugabo we biba bakanasebya umuryango wa Mr. Kari. Azad abwiye ko ntabyo yarazi banga kubyemera barasa Narmada mu kuboko bagiye no kumushyira muri ryo mu mutwe. Aho kanya umuriro tugenda maze ahita yasohoka umugabo usa neza nka Azad. N'abakobwa bari baje gukiza Azad bageze bamubonye bahita bahagara. Wa mugabo wese ababwira ko amazina ye ya nyayo ari Vikram Ratore arangiye atangira kubakubita. Umugabo amaze kubashyira bose hasi ahita aterura Azad aramujyana. N'abakobwa bafata Narmada bamusubiza iwabo. Gusa abakobwa ko nta masika yari bambaye Narmada abona amasura ahita anamenya ko ari imfungwa zo kuri gereza ya Azad. Ku munsi ukurikira Narmada yatangiye gupanga na Iran uburyo ajya muri gereza y'abakobwa bafungiyemo akabijyana n'inshuti paka amenye plane zabo. Narmada arangiye kirakano gafata amajwi anica ibisebe bahita bamujyana muri ya gereza. Atangiye kubwira abakobwa ukuntu Azad ari shitani mbi yamubeshye none bikaba bitumye karere yose ipfa akaba agiye gufatwa nk'umugambanyi w'igihugu. Abakobwa bahise baturisha Narmada bamubwira ko atazi neza Azad ari kuvuga maze bahita batangira kumusobanurira amateka ye hamwe n'itandukaniro hagati ya Azad hamwe na Vikram Ratore. Dusubiye nyuma y'imyaka myinshi batwereka Vikram Ratore ari kumwe n'umugore we Aisha. Muri akanya Vikram Ratore yakira ibaruwa imuhamagaza ku kazi. Umunsi ukurikira agezeyo afande we amusaba kujyana n'itimo ya Special Force bakajya kuboza abahinde bari bashimutswe n'ibyihebe ku mupaka w'Ubuhinde. Vikram Ratore yahise ajyana n'itimo ye baranje batera ibyihebe. Gusa urugamba rugeze hagati imbunda zabo zose zanga kongera gukora. Ibyo bibonye bifatirana ba Vikram yica abasirikare 27 maze ba Vikram batari bafite indobosiyo bahita bemeza kurwanisha amaboko. Twihuse ba Vikram Ratore batangiye kurwana biyahura ku byihebe. Abasore ko bari bafite ubumenyi n'imyitozo ihambaye birangira batsinze intambara bahita baboza abaturage bose banafata bya byihebe byose byari byatsinzwe babijyana kwifunga. Tugarutse mu mujyi Vikram Ratore n'ingabo ze bagarutse barakaye. Barangije babwira abashefu babo ko bahaye imbunda zidakora. Abashefu bahamagaje bazibagurishijeho cya Mr. Kari yitakiza n'ubwemezi bwinshi tuvuga ko ikibazo atari imbunda ze ahubwo ko ari abasirikare babaswa batazi kuzikoresha. Vikram Ratore yahise agira umujinya aranje abaza umugabo buryo imbunda ikoreshwa undi nawe aramubwira. Vikram Ratore amaze gufunga neza imbunda ahita yitunga ikigabo aranje ararasa gusa imbunda n'ubundi yanga gusohora amasasu. Vikram Ratore yahise abwira Mr. Kari ko imbunda ze zikishije abasirikare 27 badafite uburyo bakwirwanaho. Amubwira ko kubera iyo mpamvu kampani ikora intwari igomba guhagarika kongera gukora ntizongere gucuruza intwari ukundi. Ku mugoroba Vikram Ratore yaje gutaha aratangira guserebura we n'umugore we ko agarutse mu rugo amahoro. Ba Vikram bakinjira mu gitanda umuriro utugenda baranje bumva n'isasu hanze y'ikimbwa yabo. Vikram Ratore asohotse kureba ikibaye bahita bamutera urushinge rusinziriza maze Mr. Kari ahitaza amubwira ko izari ingaruka zo kumufungira kampani ye icuruza intwari. Nyuma Mr. Kari yahise atwara Vikram baranje bazana n'ibimenyetso by'ibihimbano umushinja ko yagambaniraga igihugu. Umugore wa Vikram baranje nawe bamusaba gusinya ashinja umugabo we gusa umugore wabera ibamba. Birangira yatatse ba polisi bari bamusigaranye arangije arabica bo. Twihuse umugore wa Vikram yaje gufatwa akatirwa igihano cy'urupfu azira kugambanira igihugu we n'umugabo we. Gusa mbere ko amanika Kari amusura ari muri gereza amubwira ko umugabo we yamurasiye mu ndege yarangiza akamujugunya. Ngo ubu nawe ko agiye gupfa nk'imbwa yarangiza agasanga umugabo we. Aisha bahise baza baramutwara bageze mu cyumba agomba kwikirwamo agwa igihumure. Abagabo bamupimye basanga twite basubika igihano. Bavuga ko umugore utwite atemerewe kwicwa paka umwana abyaye yujuje imyaka 5. Twise nyuma y'amezi 9 Aisha yaje kubyara umwana w'umuhungu amwita Azad. Aisha kubera ukuntu imfungwa nyeze zamukundaga Azad batangira kumufata nk'umwana wabo maze iminsi iragenda iricuma kuza Azad agize imyaka 5. Aisha yabonye ko igihe yari afite kirangiye aranje message yanyuma umuhungu we abwira ko igereza yuzuyemo abagore benshi barenganyijwe nkawe. Amusaba ko nakura yazabafasha bakabona ubutabera uko ashoboye akanashakira ubutabera se Vikram Ratore wiswe umugambanyi w'igihugu kandi yarakitangiye. Aisha yahise asaba umucungagereza Kaveri kuzita kuri Azad akazajya barabimwibutsa. Ya myaka 5 ishize Aisha bahita bamujyana baramumanika maze Azad ku myaka 5 ahinduka imfubyi aryo. Abakobwa bakomeje kubwira Narmada ko Kaveri rero yareze Azad yakora akaba n'umupolisi bikarangira n'agenzi gereza yakuriyemo ngo izina rya Vikram Ratore Azad akaba arikoresha afasha rubanda nk'uburyo bwo gusubiza hasi icyubahiro yambu. Dusubiye kuri Azad batwerekana ababyuka akisanga mu cyumba kirimo abagabo atazi. Azad arebye imbere ye habona wa mupolisi bahuriye muri gare ya moshi arangije aramwibwira amubwira ko amazina yari Juju akaba ari wa mwana twatangiranye filime asezeranya Vikram Ratore ko azashakisha ahantu hose
bakamenye uwo ari we. Juju yahise ababwira ko Mr. Kari umunsi ajugunya Vikram Ratore bamutoraguye bakamuvura, Juju nawe yamara gukura akaza mu mujyi gushaka imyirondoro ya Vikram Ratore kuko we yabuze ubwenge bwibutse. Juju ngo umunsi rero yari muri gari ya moshi yabonye Azad asanga Vikram ahita atangira kumwigaho, ngo kubw'amahirwe aza kugwa kuri dokima bimwemeza. Arangije anavumbura amazina ya za special force enye zarwananye na Vikram. Juju araziga zose arongera azuzana Vikram, none bwa nyuma na nyuma akaba namuhuje n'umuhungu we. Gusa ngo ikibabaje nuko Vikram Ratore nta kintu na kimwe yibuka, yaba umugore we Aisha, izi nshuti ze magara cyangwa se Azad. Vikram Ratore yahise ahaguruka arangije abwira Azad ko nubwo nta kintu yibuka ko yiteguye kumufasha. Azad rero yaramaze kwiyakira ko ari imfubyi, ahita atangira kurira amarira y'ibyishimo ko yaramaze kugaruza icyubahiro cya se. Abaturage bose bumvaga izina rya Vikram Ratore bakumva umucunguzi wabo. Dusubiye kuri gereza, Irani barimo bimviriza abantu Narmada yabatumijeho. Abakobwa bakimara kwinjira muri office, Irani akubita boss we Narmada ambwira ko atari wakorera wenyine, ko akorana na Mr. Kari ndetse nta munsi birara bimushimutawe na Azad nari wabatanze kugira ngo babafate. Irani yahise ahamagara Mr. Kari arangije amubaza icyo yakora abano bakobwa. Mr. Kari amusubiza ko agomba kubica bose ntagire urokoka, yangiza akanajyana Kasugi akakica kugira ngo bihorere kuri Narmada. Dusubiye kuri ba Vikram, Azad yari yateze kamera gereza yose yumvisha ibyo Irani agiye gukora abakobwa be na Sugi, arangije apanga na se uburyo bajya kubakiza. Vikram Ratore arangije afata za special forces ze bajya gukiza Kasugi. Azad nawe aza kuri gereza guhangana na Irani. Twihuse Irani yafashe Kasugi agaha abasore be ngo bajye kwicira mu ishyamba. Irani agarutse kurasa Narmada, abakobwa baramwitambika, umwe isasu riramufata, maze Azad nawe utari uri kure ahita aza. Akinjira muri gereza afungura imfungwa zose zataka ingabo za Irani, barangije na Irani baramwica. Ku rundi ruhande ba Vikram Ratore nabo batatse za ngabo za Irani zari zigiye kwicira Kasugi mu ishyamba. Ba Vikram barangije barazica zose, bafatana Kasugi bakagarura kuri gereza. Rashmi wari witangiye Narmada ubuzima bwaranze birangira apfuye. Abakobwa n'umujinya mwinshi bahita biyemeza kujya kwiyorera kuri Mr. Kari. Narmada nawe biyungaho avuga ko agiye gufunga umwanya wa Rashmi bakihorera kuri Mr. Kari. Twihuse Azad yahise atangira gukora plani y'uburyo bakwiyorera neza kuri Mr. Kari. Abahinde kubera ko bari bagiye kujya mu matora, Azad amenya amakuru ko hari amakamyo menshi atwaye amafaranga ya Mr. Kari. Aya mafaranga akaba ashaka ko y'abapolitisiye kugira ngo batore umuyobozi ashaka. Azad yahise apanga ko we n'aba Vikram bazajya kwiba ayo makamyo. Narmada n'abandi bakobwa bake bakazajya kwiba amamashini yose azakoreshwa mu gutora kugira ngo batirize leta gufunga inganda za Mr. Kari, kuko hafi ya zose yagiye azibona mu buriganya. Ikindi kandi inganda zose zangiza ikirere n'ibidukikije. Twihuse finale, Azad na Vikram bateze amakamyo y'amafaranga maze batangira kurwana na bodyguard za Mr. Kari. Ba Narmada nabo barangije batwereka bashimusa amakamyo yari atwaye amamashini y'amatora, barangije bayazana kuri gereza. Azad n'abakobwa be bashimusa amakamyo y'amafaranga, barangije basiga Vikram na special force bangana n'ingabo za Mr. Kari. Ba Vikram bari kurwana bahunga ubwinshi bw'ingabo za Mr. Kari, bagera aho inzira irangirira, maze ingabo za Mr. Kari zirabafata zibazana imbere ya boss. Nyuma Mr. Kari yabonye Vikram agakubyizera kubera ukuntu yamurashe amasasu menshi akanamura mu ndege nta mutaka. Akaya kuri televiziyo Kari abona na Azad ari kubwira leta ko yashimuse ya gereza y'abakobwa, ko nibanga gukora ibyo ashatse kandi atwika imashini zose z'amatora yashimuse. Mr. Nayaki akanya wese bamwereza kunegosea, usagezeyo umugabo ashaka gutera ubwoba Azad yohereza ingabo nyinshi ngo zimufate. Ingabo za Nayaki zikinjira muri gereza zikubitana n'abakobwa 3000 bafite intwaro, baraje barabarasagura bambura ubusa babasubiza afande wabo. Mr. Nayaki yabonye ko atatsinda Azad, arangije yemera ibiganiro amubaza icyo ashaka. Azad nawe atari indimi amubwira ko ashaka senatiri ya perezida ifungisha inganda 53 yamwoherereje. Izo nganda zikaba zangiza ikirere n'ibidukikije, zikanashyira ubuzima bw'abahinde bose mu kaga. Twihuse inkuru yageze kuri perezida, arangije asinya itegeko rifunga za nganda zose. Mr. Kari akibona atangira gutocara ingabo Vikram abaza ko yakwinjira muri gereza kugira ngo ajye kwirira kuri Azad, bamwibye amafaranga ye akabona afungishije inganda ze zose. Azad yahise afata speech ya nyuma yikuramo ya mask kuri televiziyo, atangira kubwiza isi yose ukuri. Avuga ko amazina atari Vikram Ratore nk'uko bamuzi, ahubwo ko yitwa Azad. Vikram Ratore akaba ari papa we, akaba ari gukoresha kugira ngo akore igisebo kuri se yambitswe, bamubeshyira ko yagambaniye igihugu. Azad yahise anakomeza akangura abaturage bose gutora bashishoje kuko abapolitisiye babi bangiza igihugu. Abasaba ko bazajya batora umupolitisiye ufite imigambi mizima, manda ye yarangira bakareba ko ibyo yabasezeranyije yabikoze, yaba atarabikoze agahanwa. Nyuma Mr. Kari yahingutse kuri gereza na ba Vikram asanga Azad yaramaze kuzinga n'imfungo zose yasubije muri gereza. Mr. Kari n'umujinya mwinshi atangira kubita Azad yihorera amubaza n'amafaranga ye ari.
Mr. Kari yabonye ko Azad atari kumwumva arangije akuramo imbunda ayitunga ku mutwe wa Vikram Ratore. Mr. Kari arashe, imbunda irakwamanga gusohora isasu, maze Vikram Ratore wari yabuze ubwenge bwibutsa nawe ahita yibuka umunsi yabaho agapfusha ingabo nyinshi, maze ahita atangira kwibuka n'ahahise he. Yibuka ko Mr. Kari ariwe wamurashe, anibuka ko ariwe wicishije umugore we yakundaga cyane Aisha. Vikram Ratore yahise ahaguruka yahindutse, maze na Azad bakwita bodyguard za Mr. Kari. Azad arangije afatana cya Mr. Kari akizana ahantu mama we yiciwe arengana, baraje nacyo barakimanika. Azad abahoreye nyina atyo n'izina rya se yarikuyeho ubusembwa. Vikram Ratore isigaye ari izina ry'intwari y'icyitegererezo. Kanda hano urebe n'iyi video nzisohoye ari ebyiri. Nimba wakunze iyi filime niyo urayikunda uko yakinwe n'uyu mugabo Shahrukh Khan, kandaho nonaha duhurireyo.